Muraho bavandimwe, ni Hagenimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya ndashaka kuganira namwe ibintu by'ingenzi by'agaciro mu mibereho yacu ya hano ku isi, yaba mu mibereho y'iby'umwuka ndetse n'imibereho isanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murebye inyuma hano kuri screen muri buze kubona yuko dufite insanganyamatsiko ikomeye yitwa ngo ijambo ku bugingo bwawe, ndetse hano murahabona umuntu uri guca iminyururu yari muziritse. Ibi byose bifite icyo bisobanuye kuri ibi biganiro tugiye kujya tugirana ku ngingo zigiye zitandukanye zo muri Bibiliya. Muri make, mu magambo make, nateguye ikiganiro aho tuzajya twiga ku bintu bigiye bitandukanye mu byo Bibiliya yigisha. Tuzareba ingingo zigiye zitandukanye tugendeye ku cyo Bibiliya yigisha, kandi tumenye mu by'ukuri ni iki Bibiliya yigisha, ni iki ijambo ry'Imana rishatse gusobanura ku bugingo bwacu, bitewe n'uko hari ibintu byinshi hano mu isi tudashobora kwiringira bigiye bitandukanye. Hari imyumvire y'abantu, hari amateori yahimbwe, ibintu abantu bagenderamo mu by'ukuri bitari ukuri, kandi bikaba isoko yo kubura umunezero hano ku isi ndetse no ku bugingo bw'iteka ryose. Ikindi, hari kamere z'abantu ubwabo zituma batabasha kugera ku byo Imana yifuza. Kamere y'icyaha, urwangano n'ibindi bintu byinshi kugenda byongera muri iyi si, bikagenda birushaho gutuma ubuzima bwa hano ku isi burushaho kuba bubi ndetse busharirira abantu. Ese ubugingo buhoraho bubasha kuboneka? Izo nizo ngingo tuzaba turi kuganiraho mu buryo bugiye butandukanye, tugendeye ku cyo Bibiliya ijambo ry'Imana ryigisha, kuko naje kuvumbura yuko ari cyo kintu cyonyine nshobora kwiringira mu bibaho hano ku isi. Sinshobora kwiringira ibitekerezo by'undi muntu kugira abe byo binyobora n'ibindi, uretse gusa kwiga ijambo ry'Imana nkamenya ukuri. Hari abantu benshi batemera ijambo ry'Imana, bakavuga ati si ijambo ry'Imana ryakwiringirwa, ese ijambo ry'Imana si teori z'abazungu bashyize aho ngaho, ese twaziringira? Ariko nagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana nubwo rifite uko ryanditswe, nubwo rifite uko ryatugezeho, ariko ni ijambo ryakwiringirwa, kuko hari impamvu iryo jambo mpamya yuko ryakwiringirwa, kandi ibyo bintu ni nabyo tuzaba turi kureberaho ubwo tuzaba twiga ingingo zitandukanye muri iri jambo ry'Imana. Nashatse kugira ngo rero mbere yuko ntangira izi ngingo nyinshi zigiye zitandukanye tuzabona muri Bibiliya, nahisemo gutangiza ubuhamya bwanjye. Mushobora kuvuga muti Jean de Dieu ni muntu ki? Hagenimana Jean de Dieu ni muntu ki? Ese ibyo kwigisha ijambo ry'Imana, kuvuga ku ijambo ry'Imana, abihera he? Yabitangiye ryari? Kuki abikora? Ndabizi ko ibyo ari ibibazo benshi muri mwe mushobora kwibaza mukaburira n'ibisubizo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko hari impamvu ituma mfata ijambo ry'Imana ndetse nkahitamo no kuryigisha abandi. Hari icyo Imana yakoreye ubugingo bwanjye, ari nacyo ngiye kubabwira muri uyu mwanya. Hagenimana Jean de Dieu nakuze, navukiye mu muryango w'Abadiventiste umunsi wa karindwi. N'uyu munsi ndacyari umudiventiste umunsi wa karindwi. Nabyawe yego n'ababyeyi b'Abadiventiste, mama akunda gusenga, hanyuma nkurira muri iyo environnement yo gusenga, reka babe ariko mbivuga. Tugasoma amasomo mu rusengero, mu rugo n'ibindi byose. Nza gukura ndi umwana mu ishuri ugerageza, hanyuma njya mu ishuri ndiga, nzamuka neza, ntsinda amashuri yanjye nta kibazo mfite, ntasibira, mu by'ukuri nta bibazo bikomeye bihari. Igihe nari ngiye kujya muri segonderi, ababyeyi banjye ntabwo babuze amafaranga yo kundihira ishuri, nubwo twari dutuye mu cyaro ndetse ubuzima dufite bushingiye ku buzima bwo mu cyaro, ariko nanone ntabwo nari mfite ubuzima navuga ngo bubi, nubwo tutari abakire ngo tube dufite ibyo dushaka byose, ariko nanone ntabwo twari abakene basabiriza cyangwa se babura ibyo kurya cyangwa se n'ibyo kwambara. Hanyuma ndatsinda, njya muri segonderi ndiga, nkomeza gutsinda rwose, niga neza, turokome ndayiga irarangira. Nkiri n'umwana cyane, kuko muri turokome ntekereza ko nahize mfite imyaka 12, 13, 14, 15. Hanyuma njya muri A level cyangwa se
nsoje tronkomeye njya muri A level. Muri A level naho ndiga nta kibazo, niga mu kigo cyiza cya excellence. Bino bigo nyine bivamo abanyeshuri b'abahanga baba mu by'ukuri viziyo ari uko bazagirira igihugu umumaro. Nize mu kigo muri École des Sciences de Musanze. Abantu nikiza ko icyo kigo bakizi kuko ni ikigo kizwi cyane. Niga mfite intumbero yo kuzaba umuntu ukomeye. Uhereye mu buto bwanjye numvaga ko nzaba umuntu ukomeye kuko nicyo naraharaniraga. Nkiga nkavunika cyane, nkibabaza, nkakora ibishoboka byose kugira ngo nzagire icyo ngeraho, dore ko nabonaga bishoboka kuko niba narabonaga amanota meza nkashimisha ababyeyi, nanjye ubwanjye nkabona birashimishije, numvaga ko viziyo yanjye iri kugenda igerwaho kandi ko ibintu bimeze neza. Hagati aho Imana yari hafi yanjye, nubwo akenshi umuntu aba atabibona, ariko uko bigenda kose niba yarandinze uburwayi bukomeye, ikandinda gusibira mu mashuri, ikandinda kubura minervari nubwo ababyeyi banjye bayibona bavunitse, ariko yabanye nanjye mu buryo bwose bushoboka. Igihe rero twe tugeze mu mwaka wa 6 hari viziyo yuko mu ma école de science ndetse ama école ya excellence habaga ariho intumbero yuko abana bagomba mu gihe cyacu bagomba guhabwa buruse zo kujya kwiga, zo kujya kwiga hanze. Buruse zatangwaga na leta. Izo buruse zatangwaga na leta, leta ikazaha abanyeshuri. Ni buruse leta yari yarayemereye, leta ya Amerika yari yaremereye u Rwanda, bazitaga presidential scholarship. Hanyuma nanjye niga mfite intumbero yuko ngomba kuzabona amahirwe kujyayo, kuko nabonaga abatubanjirije bigaga mu kigo cyacu bajyayo. Abandi why ngiye ntagenda? Nzabiharanira. Nitamo kubiharanira, ndakora, ndiga. Abana twiganaga tugira intumbero yo kuvuga ngo tugomba gushaka amanota ahagije ku buryo tugomba kuzatsinda ikizamini neza, bityo kaduhesha amahirwe yo kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko n'ubundi yari intumbero y'ikigo cyacu, ndetse ikaba n'intumbero y'abana benshi bigaga mu bigo bya excellence. Ibyo bintu naje kubigeraho gute? Amanota yarakenewe, byasabaga ko umunyeshuri yuzuza ikizamini cya leta. Amanota yarakenewe narayabonye, nduzuza rwose ikizamini ndacyuzuza, amanota ndayagira, ndetse icyo gihe uwa 13 mu gihugu muri PCM, cyangwa se mu bantu bize imibare, fizike na shimi. Umwana wa 13 mu gihugu, urumva ko ninagize amanota meza cyane ndetse n'umwanya mwiza mu gihugu. Okay, nkuko rero ibintu byagombaga kugenda, baraduhamagaye turagenda dukora ibizamini by'icyongereza, nsinda ikizamini cyo kwandika, hanyuma agomba gukurikira cyo kuvuga, nacyo tukijyamo. Nari naragerageje kwitraininga, nshaka ibyamfasha kugira ngo nzabashe gutsinda, ariko ikitaraje kugenda neza mu kizamini cyo kuvuga, ntabwo natoranijwe. Hanyuma ibyo numva ntabwo bibabaje cyane, nikomereza ubuzima, ariko urumva byari binshose, byari binkoze ku mutima, kumva ko ibyo nagambiriye ntabashe kubigeraho. Ariko hagati aho icyandemaga umutima nuko nenzi ko mfite umwanya mwiza mu gihugu, kandi ko hariho n'andi mahirwe atandukanye yuko umuntu ashobora kujya kwiga hanze, kuko n'ubundi ntabwo scholarship arizo zatangwaga na Amerika gusa, hariho n'ibindi bihugu, Bwongereza, Algeria n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, Turukiya n'ibindi. Naratashye njya mu rugo, nitegura kujya kwiyandikisha muri kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe bampaye kujya kwiga mu cyitwaga KIST, ubu ni CST. Njyayo turiyandikisha, batujyana mu cyo bita career guidance, batubwira ibyo amasomo atangwa aho ngaho, n'uburyo umunyeshuri agomba guhitamo kugira ngo viziyo ye, intumbero ye abashe kwigeraho. Hanyuma uwadusobanuriye atubwira ko hari amashami abiri asa, ngo iryitwa architecture ndetse n'iryitwa civil engineering. Hanyuma ngiye kuko niyumvaga nk'umunyeshuri w'umuhanga, ndavuga ntabwo nziga civil engineering niba architecture ari nziza kandi ikaba ijya kumera nka civil engineering. Mpitamo architecture, ariko mu by'ukuri ntasobanukiwe 100% architecture itandukaniye he na
civil engineering turagenda turiga, ariko kenshi ibyo sinanabyitaga kuko numvaga uko byenda kose nzajya kwiga hanze. Ibyo nibyo numvaga buri gihe ari intumbero yanjye. Hanyuma buruse byo zari zihari kuko hari buruse yo mu Bwongereza bampamagayemo, ariko igitangaza cyabaye igihe bampamagaraga nari mfite ahantu nigishaga muri Musanze. Hanyuma barampamagara, naratashye ngera mu rugo ahantu nabaga, mfata telefone nyishyira hariya, ariko ikintu cyaje kubaho naje gufunga telefone nkuraho imirongo, kandi ibyo ni ibintu bitambagaho mu buzima. Nkuraho imirongo, bampamagaye mbona ni nimero ya leta yampamagaye, ariko nyine urabona hari ukuntu kuri MTN umuntu abisetinga ku buryo iyo umuntu yagushatse uza kubibona. Njye rero byari birimo. Hanyuma naje kubona hanyuma ko nimero ya leta yampamagaye, kuko iyo nimero nanone yigeze impamagara banjyana mu bintu bya buruse, njya muri bya bizamini, hitamenya ko ari leta bampamagaye. Ngerageza kuba contactinga, baza kumfata ku munsi ukurikiye, bambwira ko hari buruse bashakaga kumpa, ko ariko bazongera bakambwira. Icyaje kubaho rero nuko igihe bamburaga bahise bahamagara abandi, nje barandika. Ubwo umwanya wanjye bahita bawushyiramo undi muntu kuko babonaga ntahari. Uwo rero navugishije ntabwo ari wewe wampamagaye, ntiyamenye ukuntu iyo dosiye yagenze. Hanyuma byaje kurangira gutyo, birangira buruse nari ngenewe yo kujya mu Bwongereza ntagiyeyo, bitewe nuko iyo buruse yasabwaga umunyeshuri wakoze interview kujya muri Amerika gusa, kandi bakareba no ku myanya yagize. Ibyo rero byose byagombaga guhita bimesha amahirwe yo kugenda, hako sinagiye bitewe nuko byagenze uko. Hanyuma nibwo naje gusobanukirwa why iyo scenario yagenze gutyo, ari nayo mpamvu y'ubu buhamya. Hanyuma rero haza izindi buruse muri Turukiya, haza Algeria. Twategereje muri Algeria, twadepoje, ariko turategereza ngo bazahamagare, turaheba, nta makuru kugeza na n'ubu, kandi imyaka igera muri 6 cyangwa se 7 irashize. Natse indi buruse yo kujya kwiga muri Turukiya. Buruse na harahamagawe njya gukora ibizamini, ariko Turukiya baza kutubwira ko baba bishakira cyane abayisilamu, kari bo baba bafite preference yo hejuru. Nabyo birangira ntagiye kwiga. Ubwo rero byose biza kurangira ngiye kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Ndagenda muri kaminuza y'u Rwanda, njya muri architecture nkuko nayihisemo mbere. Nkigera muri architecture ndiga, ariko architecture icyo gihe mu gihe twigaga yari ikomeye cyane, ariko kuko nibwo ari kigera muri Kristo, hariho amahame akomeye yo gukanira. Abarimu twe dufite bari abazungu, bakanira cyane, bakanira ku rwego rwo hejuru. Tubyiga bituvunye, tubona abandi bagenzi bacu bize mbere basibiye, nta byiringiro, ari ukwiga uvunitse. Ntabwo ubuhamya bw'umuri architecture nabasha kubuvuga mu icyo gihe cyacu, kuko nageze nyuma mbona byagezeho biroroha, ariko byari bigoranye ku rugero utakwiyumvisha. Nubwo byari bigoranye, kuko mu buzima bwanjye ntari narigeze ntsindwa, numvaga kuko bigenda kose nyine bizamvuna, ariko nkabisohoza, nkabigeza aho nifuza. Icyaje kubaho rero, twarize nihangana, kubera yuko mu rugo atari n'abantu b'abakire, ntabwo nabonaga ibyo nkeneye nk'umunyeshuri wiga architecture, kuko umunyeshuri wiga architecture akenera ibintu byinshi. Impapuro twakoreshaga, amakaramu twakoreshaga, ibiki byose byabaga ari ibintu bigurwa kandi bihenze, kandi ukabigura buri gihe, kandi ukabigura ari byinshi. Biramvuna, amafaranga mbasha kubona nkayakoresha muri ibyo, nkashyiraho ko ngomba kubonamo ibyo kurya muri kaminuza, ngomba kubona icumbi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye nagiye mpurira nabyo aho muri architecture. Biramvuna rero cyane kurinda kugeza amezi agera kuri 2 ndi muri architecture, ariko bimvunye cyane. Twaje gukora rero project, kandi zo zagomba kuduhesha amanota. Hanyuma project nayitangiye neza, nazamutse neza, ariko baza kuvuga yuko projet yanjye ifite ibibazo, kandi ko ngomba kureba ukuntu nyiramifiya nkayikora neza kugira ngo mbashe kubona amanota. Kandi babimbwira igihe nagombaga guhabwa ahubwo amanota ya mbere, nkayo twakwita kati. Muri make ni nkaho nari mbuze amanota menshi, kandi kuyagaruza muri architecture bitari kubuze gupfa kugira gute kunyorohera. Ibyo bintu rero byarancarenze cyane, binkora ku mutima, njya kuruhuka mbabaye, nibaza ukuntu nzakuramo icyo cyo cyayo manota nabuze, kandi nanone nkashaka amanota agomba kuzanyimura. Mbona ni ikibazo gikomeye. Ndataha
ngeze mu rugo mbibwira abo twabanaga, barankonsora, baravuga ati okay, ibintu bizagenda neza. Ejo mu gitondo mbyuka ntameze neza kuko ntekereza ko nk'iryo joro ntasinziriye. Hanyuma nkomeza ubuzima, ariko nagira ngo nkubwire, bwa mbere mu buzima nibwo nari ngize crise ikomeye ntigeze mbasha kwivuga gutya. Wenda bize architecture mw'icyo gihe nibo babyumva, ariko iryo somo ryari riteye ubwoba. Mbivuze gutyo uravuga ati ibyo se ni ibibazo, ariko kuri njye byari bindemereye cyane, wongereho ngo cyane. Umunsi wakurikiye nawumaze nta buzima muri by'ukuri numva mfite, ndi gushaka ahantu ndi buze guhera kugira ngo ibintu bigende neza. Uwo munsi sinariye, uwo munsi niriwe umutwe undya, hari ukuntu meze, ubuzima bwanze mu by'ukuri. Hanyuma icyo nakoze ni iki, naragiye ndaruhuka. Bigeze nimugoroba nza aho twitaga muri studio, ni ahantu architect bakorera, abanyeshuri b'architect bakorera ibintu byabo byo gushushanya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, nyine ibyo baba bari guteganya gukora niho babikorera. Nicara muri studio ntekereza ikintu nakora. Nari mu mwijima w'icuraburindi, inshuti bavandimwe, nari mu mwijima w'icuraburindi utarigeze umbaho mu buzima bwanjye. Ubundi mu buzima bwanjye nazamukaga intambwe ku ntambwe, ndi egisera, nta kintu na kimwe kimvunnye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko icyo gihe byari bimvunnye ku rugero utakwiyumvisha. Igihe nari ndi muri ayo majune ntazi icyo nakora, nibwo mu buryo nanjye ubwanjye ntazi, ntashobora gusobanura, numvise ijwi risa nk'irimbwira ngo ariko ubundi wasuspanze ugahagarika kwiga architecture, ugasaba ukazagaruka wiga civil engineering ko bishoboka. Nkimara kumva iryo jwi rivugiye imbere mu mutima, rimeze nk'irinyongorera, numvise ngize amahoro mu mutima, kandi ntayo nari mfite mu busanzwe nari meze nk'uwataye umutwe, ariko numvise ngize amahoro, numva ngize umutekano, numva meze nk'ubonye icyo naburaga. Nibaza ibibaye biranyobera, ndangije nzinga utwanjye ndataha njya mu rugo, ndanaruhuka ako kandi ndaryama rwose ndasinzira. Ikibazo numva gisa nk'icyakemutse. Mu gitondo nabyutse njya kwaka urupapuro runyemerera gususpanda nkazagaruka nkiga ibindi bintu ari byo civil engineering nk'uko nari mbihisemo, nk'uko iyo numvaga nayishobora, kuko ni science n'ubundi nari gukomeza nkiga. Ubwo nahise suspanda, niko byagenze. Ariko mbasha kuvuga ngo nahise nsuspanda mukagira ngo byahise bimera nko kunywa amazi. Nabyo ubwabyo byantesheje umutwe, bitewe nuko nagiye kwa registrar ambwira yuko bidashoboka. Registrar n'ushinzwe kuregistaringa abanyeshuri, kumenya ibibazo by'abanyeshuri n'ibindi byose. Ngezeyo registrar arambwira ati rero ikintu uri gusaba ni ikintu kigoranye, ni ikintu kidashoboka, ati kiretse gusa niba uzasuspanda ukagaruka ugasubira muri architecture. Kandi njyewe navugaga ko nzagaruka sinsubire muri architecture. Biba ikibazo rero, tunanirwa kubyumvikanaho, we agakomeza yensista ati niba ari nibishoboka uzagaruka ujye muri architecture. Ndangije ndanga, hanje avati rero bizagusaba gusibira cyangwa se uzagaruke wiyishurire. Namwe ndagira ngo mwumvise scenario, ni mwumva umunyeshuri wujuje akagira umwanya wa 13 ariko ubwirwa ngo uzasibira, nako urasuspanda, kandi nugaruka nushaka kwiga ikintu wiyishurire. Kandi ababyeyi banje nta bushobozi bari bafite bwo kwishura amafaranga yasabwaga muri kaminuza icyo gihe. Mu by'ukuri njyewe nese ntajya kubona ibintu nkaho bigiye kurangira n'amashuri ahagaze no kwiga bihagaze, ibintu byose bikarangira, kuko register yamaje kumbwira ko bidashoboka. Kandi iki ni ikintu cyabaye muri icyo gihe, register yagize ibyago, yapfushije umusaza we, biza kumara ukwezi kose ntegereje ko ari buze kunsubiza. Urumva, nkimara kwa kurwaniko rwo gususpanda ntabwo nasubiye mu ishuri muri architecture. Hanyuma register nawe amara ukundi kwezi. Mu by'ukuri bye bigeze ahantu ari muri architecture sinshobora gusubirayo, kandi arimo arambwira ati ngomba gususpanda kandi nkazaza nirihira niba nshaka guhindura, cyangwa se nkasuspanda nkagaruka muri architecture. Kandi architecture numvaga nayanzuru nuka ntakeneye kuzayiga habe namba. Niyo wavuga ngo ni ubuzima bwanjye buziritse, numvaga ko nshobora no kubireka nkajya gushaka ibindi bizambeshaho mu buzima, ariko ntize architecture kuko architecture yarankomerekeje
cyane. architecture yatumye ngira inzara, architecture yatumye mbona ubuzima mu buzima bwanjye ntari narigeze ntekereza ko nzabona. Hanyuma numvaga narayanze urunuka. Hanyuma ibyo byose bibaho, gusa registra aza kungira inama, aravuga ati hari option imwe isigaye, niyo mahirwe usigaranye, ni ukuri buze kwandikira uwo bitaga VRA, Vice Rector Academics, ko ari we ushobora gufata decision hamwe na board ya kaminuza, bakemeza yuko uzaza ugasuspanda kandi ukazaza ugahitamo nk'abandi banyeshuri bashyashya, ugahitamo ibyo ushaka. Yarambwiye ati andika, ugende ujye muri department wigagamo, ubaka amanota wari ugize, tubyohereze byose tubijyane kwa Vice Rector Academics, bizaba ngombwa ko biganirwaho, ushobora kuzagira amahirwe ukemererwa guhindura. Niko byaje kugenda, narabikoze, nabyo bitwara almost ukundi kwezi cyangwa ukwezi n'igice, ariko mu guhina amagambo byaje kurangira nemerewe ko nshobora gususpanda kandi nkazaza nkahitamo icyo nshaka nk'umunyeshuri wa leta, nta kintu kibazo, buruse nkayihabwa n'ibindi byose. Ubwo hari ibintu byinshi ntarutse, ariko nagira ngo mbabwire ko ibi bintu byatumye ndira amarira aratemba ku maso yanjye, ndizwa n'ukuntu ngiye kubura ishuri, nkasubira mu rugo, nkaba nakora ibindi bintu, nkabura amahirwe yo kwiga, kandi nari umunyeshuri wagize amanota nk'ayo nagize. Urumva nabyo bintu kubihuza ni ibintu bidashobora guhura, mu bwonko bwanjye byarananiraga nkarira. Icyo gihe sinarinze amahirwe yo gusenga. Icyo gihe ikintu kimwe cyanshoboraga kumfasha ni ikintu cyose gishoboka. N'urumogi iyo mba nduzi nari kurunywa, inzoga iyo mba narigeze kuzinywa nari kuzinywa, ikintu cyose kimpa amahoro nari kugikora. Icyo gihe nikundiraga kureba filimi, naragendaga nkajya muri filimi kugeza nijoro, kugira ngo umutwe wanjye n'ibitekerezo byanjye bigire umutekano. Hanyuma rero byaje kugera bigeze nko mu kwezi kwa 12 mu matariki nka 15, ubwo ni muri 2012, kaminuza, senate ya kaminuza yaje kwemeza yuko bampa amahirwe yo gususpanda kandi nkazaza ndi umunyeshuri wa leta, nkomeza mu byo nifuza kwiga, nkasaba nk'abandi banyeshuri basanzwe. Nubwo cyari igisubizo cyiza, ariko nari ngiye gutakaza umwaka mu rugo. Nyamara sinkamenye yuko ari pura y'Imana iteguwe neza yo kugira ngo ikize ubugingo bwanjye. Urabona, nari nabuze buruse zo kujya kwiga hanze nyinshi, n'icyo gihe harizo nari ngitegereje, ariko nazo byaje kurangira ntazo mbonye. Nageze n'igihe njya ntuka Imana, nkayituka, ngavuga nti Imana, niba ubaho, niba uri ikigoryi, niba utareba, niba utitegereza, niba ninaraburiye Imana formire, nkuko abantu benshi muri iki gihe babivuga, ninaraburiye Imana formire, nkavuga nti niringiraga kubaho, nkabona ibyiza wenda ukorera abantu, nkagira ko kuriho, ariko ubu mbasha kwemeza ko niba unariho ntacyo umaze, cyangwa niba unariho ubereyeho abandi, ngiye mu by'ukuri ntacyo ugize gute, ntacyo umariye, kuko mu by'ukuri ntacyo mbona, ntacyo umaze. Ibyo bintu narabyemezaga kubera yuko ariko natekerezaga, niko nabonaga ibintu, niko nabyumvaga. Hanyuma rero nabayeho mw'ubwo buzima, ibyo birarangira, njya mu rugo. Ngeze mu rugo nkajya nganira na mama nkamubwira nti wabonye ibyambayeho, kuko no gususpanda ubwabyo yaba papa ntiyabyumvaga. Urabona umwana wazamutse nta kibazo na kimwe afite, ariko narabimusobanuriye kuko yanyiringiraga kandi azi ko nta bundi buryarya n'ubugegera mfite. Papa rwose arabyumva, no mu rugo barabyumva, turiyakira, ndasuspanda, njya mu rugo. Okay, mama akajya mpumuriza, nambwa nti ngiye kugeza ubu ntabwo nemera ko Imana ibaho, n'Imana niba inabaho nta kimariye n'ibindi byose. Nuko Imana irambwira, mama akambwira ati burya rero Imana bifite ubuzima bwa buri muntu mu biganza byayo, kandi izi impamvu y'ibi byose. Wowe komeza wiringire Imana, uyiringire, wumve wikomeje ku Mana. Ariko ibyo sinabikozwaga, ntababeshye, sinabikozwaga, numvaga Imana nta kimariye. Hanyuma icyaje kubaho ni iki? Mu Badivantiste tujya tugira, uretse ko ubu bitagikunda kubaho cyane, twajyaga tugira ibintu bita amavuna, aho habaga hateguye ibyigisho, umuntu akaza akigisha, umupasiteri cyangwa se umulayiki akaza akigisha, hanyuma akigendera nk'ibyumweru 2. Urumva icyo gihe nubwo mbere ibyo Kamana ntabyitagaho, simbere n'umwanya, ariko icyo gihe mfite umwanya wo kubiha umwanya, kuko sinari ndi mu ishuri, abandi bana bagenzi banjye, inshuti zanjye abo twanganaga bari mu mashuri, ari njye uri mu rugo ngenye. Amavuna abaye nkajya njyayo, nkicara nkatega amatwi, ariko ibyigisho byaratambutse birigishwa, numva rwose Imana itangiye kunkora ku mutima. Numva
hari ubundi buzima Imana inyifuzaho. Numva ibyo niringiraga by'ubutunzi bw'isi n'iterambere ry'isi n'ibindi byiza byo mu isi natekerezaga ko nzabona, numva ntangiye gusobanukirwa, numva Imana itangiye kunsobanurira uruhande ibyo biherereyemo. Niga ibigendanye n'imibabaro hano ku isi n'uburyo iyo mibabaro izarangira, nize ibyigisho nyine byinshi kuko nta handi nagombaga kujya, nagomba kubyiga, maze dore umutima wanjye ngo uratsindwa. Numva koko ko Imana ifite pura hano ku isi kandi ko ifite pura kuri buri muntu wese. Icyo gihe mu by'ukuri nabaye nk'umuntu weguriye Imana ariko ntarayiyegurira mu by'ukuri. Numvishe nsinzwe mu mutima, numva hari ukuntu negerejwe Imana biruta uko byari bimeze mbere, ariko amavuna yahise arangira nta kintu na kimwe gikozwe ku mutima wanjye. Naragiye mara amezi agera ku mezi 7. Nanone haba hateguwe irindi vuna muri ako gace k'iwacu. Iryo vuna riza gukorwa n'umugabo witwa Kenneth wo muri South Africa, ariko yaravuye mu Bwongereza ubwo yadukoreraga iryo vuna. Hanyuma Kenneth yaraje yigisha ibyigisho byinshi, ariko ikintu nibuka Kenneth yankoreye nuko Kenneth yazamuye ibitekerezo byanjye, nkumva noneho ya Mana ishobora kuba Imana yanjye bwite, kandi ko ya Mana ifite gahunda nziza yo kuzabona ubugingo buhoraho, ndetse ko yifuza ko nzajya gutura mu bwami bwo mu ijuru, aho nzabona ibyiza biruta ibyo mbasha kubona hano mu isi. Mbere niringiraga ko hano mu isi nimara kubona ibya hano mu isi, maze kubona ibinezeza umutima wanjye byose, rwose nzaba mfite icyo nshaka, ibyo gusenga nzabikora cyangwa se mbyihorere. Ariko ibyo byisho bya Kenneth n'ibyari byabanje, ukuntu nabibonye byabanje kuntandukanya n'isi. Numva isi ndayizinutswe, kandi numva koko isi iraturiganya, numva rwose kuba nariringiraga isi byari ubugoryi. Ariko Kenneth aje ankumbuza ijuru, kandi atuma numva nifuje kuzatura mu bwami bw'Imana. Ariko nagira ngo babwire ko ababwiriza bose barinze kugenda nta mpinduka iraba ku mutima wanjye bwite. Nubwo ibyo bintu byakira mu mutima wanjye nkumva ndanabikunze, ariko nta mutima wanjye bwite ubwawo nturagakorwaho ngo nemere kwiyegurira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Urumva rero byabaye ngombwa ko ngaruka muri kaminuza, mpitamo civil engineering, barayimpa, ntangira niga civil engineering. Civil engineering icyo gihe ntabwo yari ngoye kuko ni science, kandi science narayitsindaga mu ishuri muri segonderi, bityo nta kibazo na kimwe nari mfite, narize neza ndazamuka, amanota nyabona, nta bwoba na buke mfite. Hanyuma ndagenda naje kubana n'abana. Hari harimo umwana umwe wari ufite ibitabo by'Abadiventiste biri mu rurimi rw'Icyongereza, nawe yari yarohererejwe n'Abanyamerika. Wumve ko uwo musore atari n'umudiventiste umunsi wa karindwi, we barabimwoherereje, aragenda bishyira hariya. Nanjye naraje mfata ibyo bitabo ndabisoma. Cyari igitabo bita Patriarchs and Prophets, ubwo ndabivuga mu Cyongereza, Patriarchs and Prophets, igitabo The Great Controversy, n'igitabo bita The Desire of Ages. Ubwo mu Kinyarwanda ni igitabo Kwambe n'Abahanuzi, igitabo Intambara Ikomeye, n'igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose. Ibyo ni ibitabo by'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Andi madini ntabyo agira, bitewe n'uko Abadiventiste umunsi wa karindwi bafite Ellen G. White nk'umuhanuzi bemera, niwe wanditse ibyo bitabo, niyo mpamvu tubikoresha. Nanjye rero icyo gihe nibyo bitabo nabonye, ndabifata ntangira kubisoma. Nyitangira gusoma igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, nibwo natangiye gusobanukirwa na pura y'Imana noneho mu buryo bweruye, y'uburyo Imana yifuza gukiza umuntu. Abatazi ibyo bitabo wenda muzabona ubuhamya mutari Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ibyo bitabo harimo ubusesenguzi bwimbitse bw'icyo Bibiliya yigisha. Ntabwo ibyo bitabo ryo shingiro ryo kwizera kwacu. Ishingiro ryo kwizera kwacu ni Bibiliya. Bityo rero ibyo bitabo byanyobeye kuri Bibiliya, ntangira kumva Bibiliya icyo yigisha. Menya impamvu Adamu yacumuye, menya n'uburyo Imana yatanze igisubizo ku gucumura kwa Adamu, menya kuza kwa Yesu mbyiga mu Wifuzwa Ibihe Byose, uburyo byose byakozwe nk'uko Imana yari yabiteguye, kandi ko Yesu Kristo yaje aruje gucungura abari mu isi bose. Nize ibintu byinshi, niga intambara zagiye zibaho z'aba Dawidi, niga Imana ikura ubwoko bwayo muri Egiputa, niga ibya Aburahamu, niga ibintu byinshi, mbonamo icyo bita pura yo gucungura umuntu akava mu byaha akazabona ubugingo buhoraho. Ibyo bintu mbyiga mu izo nyandiko, ni ukuri numva ibintu birasobanutse. Ubuhanuzi ndabwiga, niga mu gitabo Intambara Ikomeye ibintu byinshi n'ury'amateka yose Imana y'ibizabaho ku isi, ndetse n'ibyabaye Imana yazi kandi ko yafitiye igisubizo. Numva birantangaje, nanirwa kubyakira, maze numva nshimye Imana cyane. Ndavuga nti Imana urakoze kuko uhumuye ibitekerezo byanjye, nkabona ikintu cy'agaciro nshobora gufata, kandi nkumva ko mfashe ikintu kizangirira umumaro. Hanyuma rero
nahise mpitamo kwegurira ubugingo bwanjye Yesu Kristo, ariko nanone ntazi uko ndi bubikore, kubera yuko nubwo ntabivuze wenda ari nabyo ngezeho, nari umunyabyaha ruharwa. Ibintu abantu bano mu isi byose bishimira, nanjye narabyishimiraga. Bibe ubusambanyi, bibe ubukozi bw'ibibi ubwo ari bwo bwose, bibe inzira iyo ari yo yose ibasha kunezeza umuntu wa hano mu isi, narayikundaga. Nakundaga kureba filimi, nizo zanezezaga, narazirebaga kugeza ubwo umutima wanjye numva uvuze ngo ahwi. Kandi narazirebaga nkiba mama amafaranga kugira ngo nze kuzireba, yanjye nakoreye. Ariko uburyo nari n'umunyabyaha mubi cyane, nari umunyabyaha w'indyarya ku buryo nabanye na mama iyo myaka yose y'ubuzima bwanjye, kuri nangize imyaka 20, nkora ibyo byose kandi bibi, ariko mama ashobora kuntangira ubuhamya kandi akumva ko ndi umwana mwiza w'umukiranutsi. Ndetse no ku rusengero nasomaga amasomo mu rusengero, nkigisha, nkagira gute. Ahantu nigaga bampaga kuyobora abanyeshuri mu bintu bigiye bitandukanye, mu makorari rwose, kandi ibyo byaha mbyiberamo rwose, nta na kimwe ntinya gukora. Ariko Imana inyiyeretse, nza kubona ko amategeko yayo yose nayishe, uko ari amategeko 10. Ushobora kuvuga uti ntabwo wafashe inkota ngo utere mugenzi wawe, ariko ntekereza yuko iyo ibyo biza gukenerwa kugira ngo ngire icyo ngeraho, nari kubikora kuko nari umunyabyaha ruharwa. Naje kwisuzuma nsanga nta tegeko ry'Imana ubundi nticaga, kandi ntari kuzajya nica. Rero kugira ngo mwumve ko iby'iyobokamana ryanjye nta n'agaciro nabihaga, wumve ko mw'icyo gihe njya kwiga kaminuza, ndetse n'igihe nyine naratangiye kwiga, nakundanaga n'umukobwa w'umuyisilamu. Namwe nimutekereze umusore w'umudivantiste ukundana n'umukobwa w'umuyisilamu, ni ukuyobokamana ry'abadivantiste nta gaciro narihaga, ntacyo nabonaga, kuko abadivantiste twemera yuko abantu badahuje kwemera, badahuje kwizera, badashobora gushingiranwa ngo hanyuma babone kugera ku by'umwuka Imana yifuza. Ariko ibyo ntacyo byari bimbwiye. Numvaga ko nzabikora kandi nkaguma n'umudivantiste, kuko nari umukristo w'icyitiriro utagize icyo amaze mu by'ukuri. Hanyuma Imana inyereka ibyo byose bitagenda neza. Imana ishyira ku mugaragaro ibyaha byanjye byose, ariko nanone ari nako inyereka uburyo yifuza kunkiza, kuko gahunda yayo yo gukiza umuntu yamaze guhishuka mu bitekerezo byanjye, kandi ko buri muntu wese abasha gukizwa. Ndibuka umunsi umwe ubwo narwanaga n'ibyo bitekerezo, nafashe telefone yanjye nyikuramo ibintu byose bibi nabagamo, zibe za filimi z'ubusambanyi, izisanzwe, n'ubundi bwoko bwinshi bwabagamo. Imiziki y'isi, nakundaga umuziki w'isi kugeza ku rugero indirimbo zabo nashoboraga no kuziririmba. Igihe kimwe mushiki wanjye yarambaje ati ariko ubundi kuki utakindirimbira za ndirimbo z'isi wajya gunsubiriramo? Ese ubundi kuki utafungura radio ngo ushyiremo za ndirimbo wari usanzwe ucuranga? Nanjye namubwira nti hari impinduka yambayeho. Nazisubiragamo nkaziririmba, nkagira gute, umva narazikundaga ku rugero ruhanitse. Wumve nubwo navukiye mu cyaro, ibyo mwe muzi ngo ni iby'abanyamujyi, ariko icyaro navukiyemo cyari gifite urugero runaka rw'iterambere, ku buryo ibyo bintu nabikoraga rwose, nanjye nari mfite ubushobozi bwo kubigeraho ibintu nk'ibyo. Ndibuka rero umunsi umwe nafashe telefone yanjye nsiba ibintu byinshi cya telefone yanjye sigaramo ubusa, kuko ntekereza ko nta n'indirimbo y'Imana hari nagiraga, n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma mu by'ukuri mpitamo gukurikira Kristo, nta kindi mpisemo, kuko inzira yayo y'agakiza yari imaze gusobanuka mu bitekerezo byanjye. Nuko igihe kimwe pfukamye nsenga Imana, nkakomeza mbwira Imana nk'abandi Imana, nubwo wemeye kunyakira, ariko ngenzi ko ndi umunyabyaha bihagije, ntabwo washobora kubabarira ibyaha byanjye byose. Umutima wanjye uranduye bihagije ku buryo udashobora kuwukiza. Ndetse ndibuka ko igihe kimwe nasezeraniye Imana, ndabibwira nti Imana, ibyawe rwose nabimenye, nabibonye ko ari byiza, nabonye ko ushaka gukiza umunyabyaha kandi ko ushaka kumuha ubugingo buhoraho. Ariko hari ikintu cyiza nzagukorera, nzabwira abandi ibyakugakiza, kandi nzabwira abantu ko uri Imana ikiza umunyabyaha, kandi nzabwira abantu ko uri Imana nzima, Imana itabeshya, Imana ifite plan nziza, ubwami bw'iteka ryose warabuteguye ndabubonye, kandi nzabibwira abandi, ariko njyewe ntushobora kunkiza. Mbabwiye ko Jean de Dieu nari kuzaba umubwiriza butumwa, ariko utemera ko Imana ishobora kumukiza. Mu by'ukuri nibyo nari mvuze, mbibwira Imana, ariko nyine Imana ikomeza kunyitaho.
hari amasomo amwe Imana yanyeretse muri Bibiliya nk'iri riri hano rivuga ngo nimuze tujye inama, riboneka muri Yesaya igice cya 18. Nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nkimara kwiga iri somo mu by'ukuri naratekereje ndavuga nti yego ndi umunyabyaha pe, ndabyemera, ariko suba ibyaha byanjye byahindutse nk'umuhemba, ibyaha byanjye biratukura tukutuku. Ndaje ndavuga nti nta maraso y'umuntu andiho, nta mukobwa nateye inda ngo basi abe yarakuyemo inda cyangwa se abe yarishwe n'inzara n'iki. Nanjye ntangira no guha ibyaha amanota nubwo nanjye nari mbifite. Nanjye ndavuga nti uko byenda kose niba Imana yababarira ibyaha byatukuye tukutuku, ibyanjye nubwo nabyo biri hafi kuba tukutuku ariko ntibiraba tukutuku 100%. Nanjye ndavuga nti Mana, ubu none ndabyemeye ko ushobora kugira gute kumbabarira. Hanyuma nagiye mbona n'andi masomo agiye atandukanye nk'iri riri hano rivuga ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo twihangana idashaka kwagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amasomo y'inkaya yakomeje kugenda nkomeza, nkagenda mbona uburyo ki koko Imana ifite umugambi. Ndagira bani ari wenda byashoboka ko ari ngiye yaritegereje. Abantu bajya bavuga ngo Yesu yaratinze, ari wenda byashoboka ko ari ngiye yaritegereje. Nuko ayo masomo yose ankora ku mutima. Hanyuma niri ryo muri Yohana 3:16-17 biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni isomo abantu benshi bazi, risomwa mu nsengero ahantu henshi, rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi uhiteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ayo masomo yose maje kuyabona bavandimwe, nahisemo kuyegurira Yesu. Ndavuga nti nta kindi gisigaye, ubu nanjye nemera ko none mbasha gukizwa, kuko mubo Imana yifuza gukiza nanjye ndimo, kandi nta tandukaniro yashizeho n'abandi bose. Ahubwo ikibazo nasigaye nibaza nicyo kuvuga ngo ese ubwo umuntu uzarimbuka ninde niba Imana ibasha gukiza umunyabyaha bene aka kageni? Sigara nibaza icyo kibazo kandi uyu munsi ndacyakibaza. Hanyuma maje kugirana n'Imana amasezerano, maje kwihana ibyaha byanjye, maje kubyemera uko biri nk'uko byangaragariraga, mbyemera byose uko byakabaye. Ndangije mbwira Imana nti Mana mbabarira, kuko ni wowe utanga imbabazi, ni wowe washizeho irapura yose wanyeretse yo gucungura umuntu, ni wowe uyobora amateka yose ya hano ku isi, kandi ni wowe uzi ukuntu iyi si izarangira. Nemera yuko ushobora kumbabarira kandi ukankiza icyaha. Nuko rero Yesu mbabarira. Nuko mu buryo nanjye ubwanjye ntabasha kwiyumvisha, nuko numva ko Imana imbabariye mbibwiwe n'ijambo ryayo. Ntabwo ari amayerekwa nahawe, ahubwo nizi ijambo ry'Imana rinyemeza ko Imana ibabarira umunyabyaha. Ndangije icyo gisigaye nuko nizera ko Imana yambabariye. Naje kwizera ko Imana yambabariye, numva ndabyakire mu mutima wanjye, numva ngize amahoro ntigeze natekereza mu buzima bwanjye, numva ko ibyaha byanjye byose Imana yabimbabariye. Nkimara kwizera ko Imana yambabariye, nahise numva mu mutima wanjye hagurumana umuriro w'uko ngomba kubwira abandi bose iby'iyo nkuru nziza. Numva ko Imana intoranyirije ko ngomba kubwira buri muntu wese iby'agakiza k'Imana. Iyo mbonye umuntu agenda arwagwana mu nzira yasinze, iyo mbonye umuntu yivuruguta mu byaha by'ubusambanyi n'ingeso mbi, mba nzi yuko ari ububata bw'icyaha, kandi nzi yuko nawe washobora kubohoka iyo ngoyi, kuko nanjye narayiboshwe. Ingoyi y'icyaha ndayizi neza. Nababwiye ko nta cyaha mubasha gutekereza hano mu isi ngiye ntabashije kugerageza no gukora. Niyo mpamvu rero ntiwambwira ngo ubusambanyi, ntiwambwira ngo inzoga, ntiwambwira ngo ibi n'ibi, kuko nzi ko ibyo byaha byose mu mutima wanjye birimo ndetse byarimo, kandi ko Imana yabinkijije, kandi ko Imana nkomeje kugendana nayo kugira ngo irushe kungeza ku bindi byiza by'agaciro by'akataraboneka. Rero nshuti bavandimwe, uko niko nizera. Ari nayo mpamvu iyi nsanganyamatsiko mubona hano inyuma ivuga ngo ijambo ku bugingo bwawe, iyi seri nayiteguriye kugira ngo nshuti bavandimwe mubashe kumva uko Imana yateguye gahunda yo gukiza umunyabyaha, ititaye kuri background yiwe, ititaye ku byaha yakoze uko bingana, ititaye kwaho yavukiye n'abamubyaye n'ibindi byose. Imana yifuza gukiza umuntu, kandi ni nacyo kiraje shinga. Imana ni inyarukundo. Ibyo ni ibintu niboneye, ndabibona n'amaso yanjye.
ndabibona n'amaso yanjye, kandi nzi yuko Imana ibasha kubikorera umuntu uwo ari we wese wa hano mu isi. Tuzagenda twiga amasomo agiye atandukanye, tuziga ingingo zigiye zitandukanye, nzagenda ntoranya nkuye muri Bibiliya, hanyuma tuziganireho, mbereke buryo ki Imana mu by'ukuri yifuza gukiza buri munyabyaha wese ubishaka. Imana ibarindire mu buntu bwayo. Murakoze.